Umubiri wacu, amaguru, ibirenge, igituza, amano, umutima, ubwonko n'ibindi bice bitandukanye ni bimwe mu bice dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Benshi tubona amaguru agenda, tukumva umutima utera, twashaka kwibuka ikintu runaka, ubwonko bukabidufasha byoroshye. Ese umubiri wacu ufite imbaraga zingana gute? Ese ushobora gukora iki? Ikagikora gute? Muri iyi video tugiye kugaruka ku bintu bitangaje ku mubiri wacu benshi tutari tuzi. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Igifu cy'umuntu burya ni kinini cyane, ku buryo gishobora kwakira litiro imwe n'igice irenga y'amazi. Bivuze ko ushobora kunywa igicupa kinini cya fanta cyose kikajya mu gifu icyarimwe. Ku biryo ho ntiwamenya neza ingano ishobora kujya mu gifu kubera ko ubanza kubisya mu kanwa. Ariko zimwe mu mpuguke zemeza ko inkoko yose ishobora gukwirwa mu gifu cy'umuntu. Umuntu akubajije ngerekana aho igifu cyawe giherereye, abenshi muri mwe mwatangira gufata ku nda. Igifu cy'umuntu ntago giherereye mu nda, ahubwo giherereye hejuru gato y'inda ugana mu mbavu. Abashakashatsi bemeza ko agace ka appendix cyangwa se agasendababoyi, sinzi neza niba ko umuntu ariko kitwa, ubundi ntacyo kamaze mu mubiri w'umuntu, ku buryo iyo bakabaze bakagakuramo ntacyo bihungabanya ku muntu. Ariko nanone bivugwa ko abantu bo hambere bagakeneraga cyane kuko baryaga ibiryo byuzuyemo amabuye n'ibiti. Agasendababoyi ntabwo ari cyo gice cyonyine kitagize icyo kimaze mu mubiri w'umuntu. N'amenyo y'ibihingikirane nayo ni uko. Mu gihe cya kera amenyo y'ibihingikirane yajyaga afasha abakurambere mu gihe wenda babuze amenyo y'agasigara. Ariko muri iki gihe cyacu benshi bafite amenyo y'ibihingikirane bajya kuyikuzamo kwa muganga. Igice kinini cy'uruhu ruzengurutse umubiri wacu kizengurutswe n'ubwoya, ndetse bwinshi muri bwo dushobora no kuba tutabubona. Ubwoya bushobora kuza ahantu hose ku mubiri kugeza no ku mukondo. Umwijima ufatwa nka bodyguard w'umubiri w'umuntu, kubera ko akenshi urinda umubiri kuba wakinjirwa n'ibinyabutabire bishobora kubyara uburozi. Iyi niyo mpamvu iyo unyweye uburozi igice cya mbere kibanza kwangirika ni umwijima. Iyi ni nayo mpamvu kandi abasinzi benshi bakunda guhura n'ibibazo by'umwijima, kubera ko alcohol ari ikinyabutabire gishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu. 43% by'umubiri wawe bigizwe nawe ubwawe, ubwo ni inyama n'amagufa. Naho hejuru ya 57% bigizwe n'utunyangingo duto cyane, utwinshi muri two tukaba duherereye ku gice cy'inda. Nubwo ariko utu tunyangingo ari duke ugereranyije na microbe ziba mu mubiri w'umuntu, bivugwa ko tungana na triliyoni hafi 100. Gene nazo burya ni nyinshi mu mubiri w'umuntu. Ufashe nka microbe ziri mu mubiri wawe, hanyuma buri imwe ukagenda uyibarira gene ziyigize, ushobora gusanga ziri hagati ya miliyoni 2 na 20 mu mubiri wose w'umuntu. Iyo uryamye ntibisobanuye ko umubiri wawe wose uba usinziriye, kuko hari igihe ubwonko bwawe ahubwo bukora cyane iyo usinziriye. Ibi biterwa n'uko buba buri gukusanya kandi bushyira ku murongo neza amakuru yose uba wabuhaye. Izuru nicyo gice cy'umubiri akenshi kirekera gukora iyo usinziriye, ku buryo ushobora gusinzira hakaza umunuko umwe wahatari ntugire ikintu na kimwe wumva. Izuru ni kimwe mu bice by'umubiri bikora akazi gakomeye cyane, ariko benshi muri twe ntitubimenya. 80% y'ibiryo turya buri munsi akenshi kugira ngo tubashe kumva uburyohe bwabyo ni uko tuba dufite izuru. Uzarebe iyo uriye ikintu wafunze amazuru, akenshi biragoye ko wumva uburyohe bwacyo. Niyo waba ubwumvishe aba ari buke. Ubundi abashakashatsi bizeraga ko umuntu ashobora gutandukanya amoko agera ku 10,000 y'impumuro, ariko byaje kuvumburwa ko bibeshye. Ubushakashatsi bwa vuba bwerekana ko abantu bafite ubushobozi bwo kuba batandukanya amoko arenga triliyoni y'impumuro, kandi tukayibuka neza cyane ku buryo zimwe mu mpumuro zishobora no kukwibutsa ibihe runaka waciyemo. Izuru ryawe ntago rihumeka ngo rinumve impumuro gusa, ahubwo rinayungurura umwuka uhumeka mbere y'uko ugera mu bihaha. Iyo hari umwuka ukonje, izuru rifite ubushobozi bwo kuba ryawushyushye, waba ushyushye rikawuhoza. Iyo uri kugenda ukura mu myaka, ubwonko bwawe nabwo niko bugenda bugabanuka mu ngano. Ibi bivuze ko ingano ubwonko bwawe buba bufite ku myaka 30, iyo bigeze ku myaka 70 cyangwa 80 iba yaragabanutse. Ndetse uku kugabanuka ku ngano y'ubwonko gutangira kubaho iyo umuntu ageze mu myaka 40.
uko kugabanuka mu ngano y'ubwonko biba kuri buri muntu wese, ariko ntacyo bihungabanya ku mikorere y'ubwonko bwawe. Ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi bwo kubika bits 7 mu bubiko bw'igihe gito, cyangwa se short term memory. Aha akaba ariho amakuru ubwonko bwakiriye muri ako kanya abanza kubikwa mbere y'uko ajyanwa mu kindi gice cy'ubwonko kibika amakuru mu gihe kirekire. Ibi bivuze ko na telefone yo muri 80 ishobora kubika amakuru menshi kuburusha. Iki gice cy'ubwonko kibika amakuru yo mu gihe gito kimeze nk'ikibaho. Ikibaho ushobora kucyandikaho amakuru menshi, ariko nyuma y'igihe gito gihita cyuzura. Niba ushaka kugerageza ibi, ukagerageza ingano y'ubwonko bwawe, bwira uwo mwegeranye amagambo 10 umubwira yasubiremo ku murongo uko wayamubwiye. Iki kizamini abagitsinda ni bake. Abenshi bashobora nko kuvuga amagambo 5 cyangwa 7, andi bakayibagirwa, kubera ko iki gice nta mwanya uhagije kiba gifite wo kubika aya makuru yose icyarimwe. Mbese wakigereranya na RAM ya telefone cyangwa se ya computer. Ubwonko ntabwo ari cyo gice cy'umubiri kigabanuka mu ngano uko ugenda ukura, kuko n'umubiri wawe nawe nuko. Akenshi uzasanga umuntu iyo ari umusore aba ari muremure cyane, ariko uko agenda asaza, uburebure cyangwa ingano y'umubiri we nayo isa nkaho igenda igabanuka. Uko umuntu agenda akura, amagufa atangira kwiyegeranya bihereye mu rutirigongo. Iyo umuntu akiri muto kandi iyo asinziriye, amagufa ararambuka. Iyi niyo mpamvu umuntu uryama umwanya munini akenshi akunda no kuba muremure. Mu nyamaswa z'inyamabere zose, umuntu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba yagenda yemye ku maguru 2. Kangaroo niyo nyamaswa yindi ijya kugenda nk'umuntu ku maguru 2, ariko yikoresha umurizo nk'ukuguru kwa 3. Ingagi nazo zijya kugenda nk'abantu, ariko amaboko yazo ni maremare ku buryo zigenda umwanya muto ku maguru zigahita zikoza amaboko hasi kugira ngo zikomeze kubona balance. Amagufa y'umuntu burya nayo ashobora gukora metabolism, kubera ko igice kinini cy'amagufa kigizwe na calcium. Iyo calcium iri mu magufa idahagije, amagufa ashobora kuyikurura akayivana mu maraso. Nanone kandi iyo hari calcium nyinshi mu maraso, ishobora kujya mu magufa akayibika, ikazasohokamo yongeye kuba nke mu maraso. Amagufa rukumbi atajya akura tuyasanga mu gutwi. Aya magufa ari mu bintu by'ingenzi dukenera kugira ngo tubashe kumva, kubera ko afite ubushobozi bwo kuba yanyurwamo na vibration z'ijwi. Aya magufa abaganga benshi bayita oscular chain, ndetse rimwe muri yo rizwi nka stapes, niryo gufa rya mbere rito mu mubiri w'umuntu, kuko rijya kungana nk'agaceri kamwe. Uburebure bwacu, uko umubiri wacu uteye, ndetse n'ibara ry'uruhu akenshi biterwa n'aho abatubyaye bari batuye. Ariko nanone iyi miterere ishobora guhinduka igihe tugiye kuba ahandi hantu hashyashya. Dufashe nk'urugero, iyo wimutse ukava mu mirambi ukajya gutura ahantu mu misozi, umubiri wawe uzatangira kuvubura white blood cells nyinshi, kubera ko mu misozi nta mwuka uhagije uhaba. Iyi niyo mpamvu abantu benshi batuye mu misozi bakunze kutarwaragurika. Nanone kandi iyo wimutse ukava ahantu hakonja ukajya kuba ahantu hashyuha, uruhu rwawe ruzatangira kwirabura. Umubiri wacu ugenda uhindagurika bihereye mu turemangingo duto cyane ari two cells. Izi cells buri gihe zirihinduranya, aho zimwe zipfa havuka izindi. Amwe mu cells arekera aho kubyara izindi cells mbere ugereranyije n'izindi. Aha niho uzasanga umuntu afite imyaka 30, ariko aragaragara nk'ushaje kurusha uw'imyaka 50. Dushyize ku mpuzandengo, cells zirekera kubyara izindi iyo umuntu ageze byibuze ku myaka 100. Ni ukuvuga ko haramutse havumbuwe uburyo cells z'umuntu zashobora kubyara izindi cells iteka, umuntu ashobora kubaho ubuziraherezo. Ibinure by'umuntu burya ntabwo ari umutako gusa, kubera ko bifasha mu kurinda umubiri ndetse no kubika imbaraga. Umubiri wohereza ibinure byinshi ku gice cy'inda, kubera ko ariho ibice byinshi by'ingenzi ku mubiri biherereye. Igufa ririnda ubwonko burya ntabwo ari igufa rimwe, ahubwo ni amagufa 28 ahura agakora igufa rimwe kugira ngo ririnde ubwonko. Igufa ryo ku kanwa ni ryo gufa ryonyine rifashe kuri aya magufa ribasha kunyeganyega. Iri rikaba ari ryo rigufasha mu kwasama. Abantu benshi bakeka ko amagufa ya mbere akomera mu mubiri w'umuntu ari ayo mu maboko n'amaguru, ariko amagufa akomera cyane mu mubiri w'umuntu nari ku mutwe. Inyama y'amasata niyo nyama ya mbere ikomera cyane mu mubiri w'umuntu. Iyi ikaba ari nayo igufasha mu guhekenya. Inyama ya mbere yihuta kurusha izindi ni inyama ikontorora igice cy'amaso. Kubera ko amaso y'umuntu ashobora kwangirika ubusa
Inyama ziyarinda bisaba ko ziba zihuta cyane. Izi nyama zifite ubushobozi bwo kuba zahumbya ku muvuduko wa 1/10 cy'isegonda. Ese wowe niki kigutunguye utari uzi ku mubiri w'umuntu? Ese niki gishyashya wungukiye muri iyi video? Niba wakunze iyi video, ushobora gukanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video zacu byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo mu gihe hari icyo wifuza ko twagarukaho muri video itaha. Amahoro.